Noneho inkuru tubazaniye hano kuri Gapongosho TV ni inkuru ishobora kukubabaza cyangwa se ikagushimisha nimba uri umuntu wiyemeje kugumana pi zawe aho kuzitanga. Kowa timu iri gukekwa ko iri kugura pi nyinshi mu ibanga. Ese ni intambwe ijya kuri Binance cyangwa se ni manipulation y'isoko? Iyi nkuru rero ni inkuru yakomeje inshishikaza cyane ndetse nyikoraho ubugenzuzi bwinshi. Ninde uri kugura miliyoni 300 za pi z'amapi nyine? Igiciro cyagabanutse cyane. Wallet imwe iri gukusanya amapi menshi cyane, amapi agera kuri miliyoni 300 na amapi menshi. Abantu benshi bari kugurisha, abandi bari kugura mu ibanga. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira impamvu nyamukuru y'ibiri kuba, kandi ko hari ibimenyetso by'uko Kowa timu yaba ariyo ibiri inyuma ibi byose. Uko yakuyeho pi miliyoni zirenga 331, uko yabonye pi ziturutse mu mawallet menshi atandukanye. Kuki benshi rero bakeka ko ari ya Kowa timu nk'uko byavuzwe ku mbuga nka Burn Crypto? Mwarambwiye ngo njye mbabwiraho amakuru nayakuye. Iyo dushaka kugenzura rero isoko, tuba tugomba gukusanya tokens nyinshi mu buryo bwa buyback, cyangwa se buyback ubwo ni ukuzigura uzisubiza, kongera kugura payback, kongera kwisubiza pi zikagaruka. Rero nuko biri. Ushobora kuvuga ko Kowa timu iri gukora silent accumulation. Kowa timu ikaba iri kwigwizaho amapi mu ibanga biri silent. Pi rero yavuye ku madolari 0.68 igera kuri 0.49, kandi Coin Codex ivuga ko ishobora kugera kuri 0.36. Urumva ko iri kugenda igabanuka cyane. Abantu benshi rero bacitse intege, batangiye kugurisha ku giciro gitoya, ariko technical analysis ivuga ko hari buy signal. Buy signal ubwo ni sinyare yerekana nyine, abantu wenda bakora mu ma forex bo nibo bishobora kubisobanura neza. Buy signal ni igihe cyo kugura, haba hari n'igihe cya sell signal cyo kugurisha. MACD yerekana ko igiciro gishobora kuzamuka. RSI yerekana ko irimo kugurishwa cyane, pi nyine irimo iragurishwa cyane. Ese ibi bivuze iki? Bivuze ko abafite ubushobozi bari kugura mu ibanga barimo ware nyine niko nzajya mbisoma, cyangwa se usome were ni abantu bashobora kuza bakagura wenda nka pi nyinshi. Nk'umuntu waguze wenda nka pi 300, umuntu uri kugura waguze pi 300 akaba afite intego yo kugura pi zihagaze ibihumbi 124, miliyoni 124 z'idolari, pi zihagaze ayo mafaranga. Ibaza umuntu ushaka pi zihagaze ayo mafaranga agenda azigura ku mawallet agiye atandukanye. Nta confirmation rero yemewe ko Kowa timu ariyo yabikoze, ariko hari ibimenyetso byerekana ko bashaka kugabanya pi iri hanze mbere ya listing. Kugabanya pi iri hanze mbere ya listing ni gutya bo baza bakaba bavuga ngo wenda muri Philippines, muri Thailand abantu bamayininze ni benshi cyane. Reka rero tugende tubazengurukamo, turebe abantu bashaka kugurisha pi, bagashyiraho n'abakomisiyoneri bakazikura muri abo bantu. Gutsindagira agaciro ka pi bataratangira isoko, cyangwa se mainnet itarafungura,
ndetse bakaba bari kwitegura open mainnet ifite distribution imeze neza. Ni ukuvuga ngo rero barabanza bazigabanye izi pi ziri gusirikira hanze twebwe dufite wenda nk'abapioneers baziboneye ku buntu, urabona ko bo banazitanga no ku mafaranga makeya. Babanze bazigabanye bazigure ari nayo mpamvu njyewe ariko mu gukeka ariyo mpamvu babanje bakayilistinga kuri ariya ma exchange adakomeye, Bitget, OKX, MXC, aho hose kuri ziriya exchange nyine murabizi bagiye bazilistingaho, bakazilistingaho kugira ngo babone uburyo bazigura. Umuntu naza akeneye pi nyinshi azigure. Kumbe bahakekwa ko ari Pi Core Team iri kuzisubiza ibyo bita payback cyangwa se buyback. Hari proje rero nka Binance, Solana habayeho strategic buybacks mbere ya public listing. Hano batanze ingero baravuga ngo na Binance ijya kulistinga nyine kiriya giceri, murabizi BNB ni igiceri gikomeye cya Binance, igiceri kimwe gishobora kuba gihagaze hafi miliyoni y'amanyarwanda, kuko mperutse BNB iri ku madolari 200. Na Solana nacyo ni ikindi giceri cyabaye listed muri Binance. Mbere y'uko kiba listed cyangwa se habaho open mainnet yacyo, BNB itangiye gukoreshwa, Solana itangiye gukoreshwa, habayeho strategic buyback. Ni uburyo bwa strategy bakoresheje batangira kuzisubiza iza ziri gusirikira hanze. Mwibuke ko BNB bayimayininze, Solana barayimayininze. Ibyo rero babyise strategic buyback mbere y'uko habaho public listing, mbere y'uko bayilistinga ku mugaragaro publicly. Imvugo ikoreshwa rero muri crypto ni supply shock. Muri crypto iyi mvugo bayita supply shock. Iyo pi nyinshi zavanwe ku isoko, demand irazamuka. Iyo pi nyinshi zavanywe ku isoko, demand irazamuka. Demand izamuka rero ni igihe nyine demand ni igihe nabakeneye pi, igiciro kigahita kinazamuka. Abakeneye pi baraba benshi, bazibure nyine ku isoko kuko zavanywe ku isoko, demand izamuke, ubwo pi ziraba zikeneye kuko bazikuye ku isoko, igiciro ubundi kizamuke cya pi. Bakaba rero bari kuvuga ko Pi Core Team ariyo mpamvu yabikoze, ariko turacyasobanura kuki abantu benshi rero bari kugurisha pi zabo. Benshi bariteze kubona amafaranga ako kanya, KYC zaratinze, mainnet itarafungurwa neza, ibyiringiro bigenda bigabanuka nyine, benshi babuze ama KYC, mainnet ya open mainnet turayigeraho. Aha rero niho bagura pi nyinshi, babona opportunity nyine. Bari abantu bari gukora buyback, bari kugufatiranya, ni nko taking advantage of you. Bari kubafatiranya muri icyo cyizere gikeya. Open mainnet yaratinze, abenshi bacitse intege, amakiwasi yabo benshi n'abazifite bakabanga reka tuzigurisha. Benshi rero bari kugurisha kubera ubwoba, abandi bake bari kugura kubera icyizere. Abakeya bari kugura, akantu mubaza mukumve neza cyane, abakeya bari kugura kubera icyizere bafitiye umushinga wa pi. Benshi bari kugurisha kubera ubwoba bafite ko bazahomba, kandi wasanga ari n'abapioneers batigeze bamayininga. Ariko ibyo ngibyo tubyorera. Ese Binance cyangwa andi ma exchanges baraje? Nubwo nta confirmation, izi sinye zose zerekana ko harimo gutegurwa ibintu bikomeye. Urugero, strategy yo kugenzura isoko kugira ngo igiciro kiyongere, demand yiyongere, igiciro kiyongere,
gukusanya P nyinshi, gucunga liquidity. Ni ukuvuga ngo nimba twarabivuze Binance murabizi ko yo irabanza ikareba kuri liquidity, ikagenzura mbega ubundi Binance kugira ngo ilistinge P network irabanza ikagenzura liquidity, nicyo cya mbere twarabibonye, cyangwa se agaciro. Mbese ifaranga ryatangiye gukoreshwa, open mainnet nyine yakoreshejwe. Ibi rero kugira ngo liquidity ibeho, ifaranga rigira agaciro cyangwa se rikenerwe cyane, ni uko babanza bakazikusanya nyinshi kugira ngo zikenerwe, kuko bakoze listing hakiri P nyinshi ziri hanze ziri gusirikira, n'ubundi P yata agaciro. Pi Core Team rero ishobora gutunganya listing mu buryo bwihuse iyo bamaze gucunga supply. Iyo bamaze gucunga supply nibwo bashobora kuba bashyiraho listing. Niyo mpamvu rero bariya ba wireless bari kuza bakagura P miliyoni zingahe. Vuga ko Binance rero idashyira kuri listing crypto, ubimenye, idafite controle y'isoko. Ariko ibi biri gukorwa bishobora kuba ari ugutegura uko bazaba bujuje ibisabwa. P network iri gutegura uburyo yaba yujuje ibisabwa kugira ngo ibe listed kuri Binance, kuko Binance nayo ntabwo yakira igiceri giciriritse. Ese Core Team, reka mbasubize rero bya bibazo sasa. Ese Core Team iri kugura P mu ibanga? Amahirwe ni 80% yuko ari byo. 80% nk'uko Bernie Crypto kiriya ni ikinyamakuru gikomeye ku bintu bijyanye na cryptocurrencies. 80% yuko ari byo. Amahirwe 80% yuko ari byo. Ese ni byiza kugumana P muri ibi bihe? Yego, niba utekereza ejo hazaza, reka ndeke kugira icyo ndenzaho. Ni byiza kugumana P muri ibi bihe? Yego, niba utekereza ejo hazaza. Uvuge ko iyo abacuruzi bari kugurisha aribwo abahanga bari kugura. Nimba abacuruzi bari kugurisha, abahanga bo bari kugura bazibikaho. Long term, aho gutekereza inyungu y'uyu munsi, we utekereza kuri long term, witekereza kuri short term. Ni ukuvuga ngo ni inyungu ziri long term, ni inyungu z'igihe kirekire, ntabwo ari inyungu z'igihe gito ya short term. Iyo ni inama nyine nkugiriye. Siga igitekerezo cyawe rero. Ese urumva iyi wale cyangwa se aba bantu bari kugura amapi menshi ari Core Team koko, cyangwa se hari undi uri inyuma y'ibi bintu? Ngira ngo nk'uko nabisobanuye, hashobora kuba wenda hari undi muntu nawe wifitiye amafaranga ushaka kugura P, wenda wamenye ibanga rya P, ariko ngewe igisubizo naguhaye ni uko hari kubaho payback rero ubwo yaba ari Core Team yaba iri kuzisubiza kugira ngo P igire agaciro, ubundi bayishyire kuri Binance, yuzuze biriya byose Binance ibiri kubisaba. Mu kiganiro cyiza kuza turaza kubamenyesha ese Binance yasabye iki Pi network kugira ngo iyi listing. Kanda like rero, subscribe kuri Gapongosho TV, turebe dukomeze gukurikirana P network dushingiye ku makuru nyayo tugezwaho n'ibinyamakuru bivuga inkuru nziza kandi zigezweho. Core Team rero yiriwe igura P, who is buying 331 millions of P. Pi zirimo rero guhishwa cyangwa se gusubizwayo, ari byo dushobora gukeka ko ari
Pai Core Team. Ese wowe ukeka ko ari iki? Shyira igitekerezo cyawe aho hasi muri comment, kandi ntujye wibagirwa gukora like kugira ngo YouTube ikomeze iteze imbere ibi biganiro. Ciao ciao.